Muraho neza abantu banje, niba ufite ibirayi ukaba wibaza uburyo wabiteguramo, ngiye kukwereka uburyo buryoshye kandi bwihuse, sinkubure. Muraho neza, amahoro y'Imana abe kuri mwe n'abanyu aho mudukurikira muherereye hose. Tubahaye ikaze rero kuri channel yacu Elizabeth ariwe ngiye ubagezaho ikiganiro kijyanye n'uburyo bwo guteka buboneye kandi biryoshye. Uyu munsi rero tugiye kurebera hamwe uko twategura ibirayi birimo poivre. Ni ibiryo hari igihe umuntu aba yibaza ari we akavuga ati mfite ibirayi gusa, mfite poivre gusa, amavuta y'ibirungo ariko se nta burisho nta kintu. Ibi birayi ngiye kubereka ni ibirayi ushobora gutegura ukabirya biri byonyine udakeneye burisho, udakeneye isosi, udakeneye ikindi kintu. Rero ngiye kubereka uburyo bwiza. Ni ibiryo biryoshye bisa neza ku maso kandi n'ubiriye uba wumva ufite apeti yo kubirya. Ngiye kubereka ibintu dufite aha turakoresha. Aha hari ibirayi bisa neza byogeje, nabiciyemo uduce dutoya kuko niko bitegurwa. Aha tukagira poivre amabara atatu, poivre y'umuhondo, y'icyatsi n'iy'umutuku. Turi bukenere n'amatomate. Ikindi hano turi bukenere ibirungo, nabyo ndabibereka hano. Ibi ni ibirungo ndi bukoreshe, ndi buze gukenera mu gutegura ifunguro ryanjye ngiye kubereka. Ikindi ni amavuta, nayo namaze kuyashyiraho ndi kuyatunganya. Tugiye kureba ibirayi byacu tubishyire mu mavuta. Amavuta yacu yamaze gushya, noneho dushyiremo ibirayi. Dushyiremo ibirayi byacu. Bagenzi banjye, hari abantu bajya bavuga ngo nariye ibirayi muri interina ndabihaga, ariko ibi ngibi nubwo waraba warabiriye kuva ukivuka, ndabizi neza ko ibi ni ibirayi utahaga. Ibi ni ibirayi utahaga pe. Njyewe mujye munyereka ibintu tuba twiganye ko muba mwabifashe mwabikoze. Cyangwa nzabashyiraho nimero mujye mubiteka, uhite unyohereza umbwira uti do byahiye nabishoboye. Ubu rero ibirayi maze kubishyiramo, umwanya mbishyizemo ngiye gutunganya izi poivre zacu. Nazikase gutya kubera ko ntago nakoresha poivre yose, ziba ari nini, ushobora gusanga bibayemo byinshi nanone bigateza ikibazo. Rero ndabanza kuzironga hano, nkuremo utuntu tw'imbere kugira ngo mbone uko zishyira muri ka kamashine kacu kari budufashe kuzikata. Narababwiye ngo hari udukoresho twibanze umuntu aba atagomba kubura mu gikoni. Uko nzajya mbereka ifunguro turi burye, mujye mureba ikintu nakoresheje, murebe hanyuma uze kwicara uvuga uti se mu gikoni wanjye harya kariya kantu buriya nkafitemo, cyane ko bari utuntu nyine tw'umumaro. Uti se buriya tantine wanjye harya buriya mu gikoni tutuntu aradufite. Erega nabo bakunda utuntu tubihutishiriza akazi kabo, kagira n'umwanya wo kuruhuka nawe akiyitaho. Nkuko mubibona rero ibirayi byacu bimaze gutungana, urabona ko byamaze gushya. Tugiye kubyarura, mbe mbiteretse ku ruhande, hanyuma ntunganye za poivre n'ibindi birungo bindi ngiye gukoresha ibintu bikurikiyeho. Ubu ngiye kubyarura, urabyarura ukaba ubishyize ku ruhande.
Nk'uko mubibona rero ibirayi byacu namaze kubishyira ku ruhande. Etape ikurikiyeho tugiye gutunganya za poivro zacu turi bukoreshe. Mu gihe tuzitunganya, kiza isafuriya ku ziko kugira ngo nayo ibe iri gushyuha. Poivro zacu rero nzishyiramo hano nk'uko mubibona. Reka kamwe nkafashije aha nkakanda, bibutsa ko nababwiye ko ari ukugira ngo zigire forume igaragara neza muri bya birayi. Kandi si ukuvuga ngo hari option ebyiri. Uramutse ubaye udafite iyi mashini mu rugo ntabwo byakubuza kuba warya ibirayi byawe. Ushobora no gukata, ugenda ukata utuntu duto gutyo. Urabona ko ukuntu ako nkase ukuntu kangana, ukagenda ukata utuntu duto ukoresheje icyuma. Gusa icyiza cya mashini ni uko kagufasha kwihutisha ibyo ukora. Poivro zacu rero twamaze kuzitunganya. Urabona ko ni utuntu dutoya nakoze. Ngiye kuzishyira mu mavuta nshyiramo n'utundi turungo ndi bukoreshe, hanyuma dutunganye ibirayi byacu nk'uko nababwiye. Urumva, hanyuma etape ikurikiraho niyo kuzishyiramo. Urabona ko zimeze neza hano. Zishyize mu mavuta ntangiye kuzigaragura kugira ngo tubashe kurunga bya birayi byacu nk'uko nababwiye. Niba twabanye kuva video igitangira kugeza kuri umunota tukaba tukiri kumwe, andika muri komenti ngo ndahari. Poivro zacu rero ngiye kongeramo kuri magi twihuse. Nimara gushyiramo magi ndashyiramo no kukunyu gakeya. Shyiramo akunyu gakeya kubera yuko no muri magi ubwayo haba harimo umunyu. Hanyuma ndongeramo no kuri iki kirungo. Ni ibirungo bikoreshwa mu guteka nabyo bituma ibiryo biryoha. Iki nimara kucyongeramo ndongeramo no kuri iki ngiki, murakireba nacyo ni ikirungo nifashisha. Ndongeramo n'iki ngiki nacyo. Ntabwo nkoreshamo ibirungo byinshi, ariko mfite ibirungo byinshi mu gikoni nk'uko naberetse. Ndashyiramo no kuri iki ngiki, murakireba neza. Ariko mujye munigiramo murebe ibirungo mugomba gutunga. Ndangije rero ikindi kintu ngiye kongeramo amatomate. Ndakoresha ibiyiko 2. Ariko njye nkunda ibiryo bitukura. Ibiryo bitukuye ubona bisa neza. Ndakoresha, urabona ko aha urabivanga neza bigafata irange. Ibirungo byose washyizemo bigahwana neza. Ngiye kongeramo utuzi kugira ngo natwo tumfashe bise nk'ibyorohamo gake, kugira ngo ntaza gukora ibintu bikumbagaye nanone, kuko nk'uko nababwiye hari ababirya biri byonyine. Urabona ko muri make ni ikirungo mba nkoze cy'ibirayi. Nk'abantu bakunda kurya amabrushete uzi, hari ababa bazi uburyo bategura ibirungo. Ibi rero nabyo ni ibirungo by'ibirayi bikoreshwa. Ndabivanga mbirekereho. Ngiye kubirekeraho iminota mikeya bibanze bishye, kugira ngo amatomate ashye, ibirungo nshyizemo bishye, hanyuma mbone kubishyira muri bya birayi byacu. Kandi mbibutsa ko iri funguro nabwo ni ifunguro ritegurwa rikaribwa rigishyushye. Akenshi nubwo uba wumva biryoshye, naho iyo bimaze gukonja uba wumva nta kintu wumvamo. Noneho n'abafite rero kugura urusenda, abantu bakunda urusenda wongeramo
hari ababiteka gutya ugasanga babirishije inyama nazo zumutse, cyangwa se ugasanga bashyizeho akamayoneze, cyangwa se ugasanga bakoza agasarade ku ruhande. Ibi ni ibiryo biryoshye. Pavuro zacu zimaze gutungana, urabibona uko zimeze. Ubu ikintu tugiye gukora, tugiye gushyiramo bya birayi byacu. Hanyuma nitumara kubishyiramo duterere hejuru gake gake gutya ku buryo byivanga neza. Twongera tugaterekaho gakeya, tukabanza tukareka, kuko byari bimaze akanya biteretse bigasa nk'ibishyuhamo. Reba ikirayi, reba ikirayi, reba ikirayi, reba ikirayi. Ibirayi byacu rero birarangiye, tugiye kubyarura. Tugiye kubyarura, njye mba nabatunganyirije bike, ariko aba ari ukubigisha, mwebwe mushobora gutunganya byinshi. Maze kubyarura rero ngiye kongeramo aka karungo. Aka ni, navuga ko ni nka seleri, cyangwa se urabona ko nakushyiraho gutya, ni dressing y'ibiryo kugira ngo bigaragare neza. Hano umuntu usanga afite seleri yarazikase, akenshi azishyira ku biryo. Dore ibirayi byacu rero resultat ivuye mu byo twize. Mwakoze kubana natwe uyu munsi. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri channel ukaba utarabonye izindi video, cyangwa akaba ari ubwa mbere ubonye iyi ngiyi nanone, ndagusaba kugira ngo udukurikire ukanda ku nzogera hejuru, kugira ngo buri video yose ntikagucike, tujye dukomeza tubane. Mwakoze rero, muba amahoro, dusubire muri video itaha.